Twongeye kubasuhuza inshuti mukurikiye Rusavalence TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro kibasobanurira amazina y'abantu. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro gisobanura izina ry'abantu bitwa ba Yvette. Yvette ateye ate? Inkomoko y'iri zina risobanura iki? Ntucikwe n'iki kiganiro. Ngende Valence kuri Rusavalence TV. Imiterere y'abantu bitwa ba Yvette. Yvette ni izina rikomoka mu Gifaransa, mu rurimi rw'Igifaransa ryitwa abantu b'igitsina gore, rikaba risobanura umurashi ariko urashisha umugozi. Yvette ni umuntu ukunda gutekereza cyane, akunda ubwigenge, ni umunyembaraga kandi akunda guhorana ibyishimo. Akunda kwiyobora cyane cyane ku bijyanye n'ibyemezo birebana n'ubuzima bwe, kimwe n'uko yaba yumva n'uko abandi ariko bikwiye kugenda, bityo ntabivangire mu buzima. Ba Yvette baba bateganya kuba bagira icyizere ndetse bagira n'imbere heza mu buzima bwabo. Yvette yitekerezaho, agafata umwanya wo kwikosora aho bikwiye, agira ikinyabupfura kandi yishimira kubana n'abandi ndetse no kubabera urugero. Yvette ni umunyakuri muri kamere ye, avugisha ukuri, ni indahemuka, gusa kwicisha bugufi kwe si ibintu bye. Ntabwo ba Yvette bakunda kwicisha bugufi. Ashobora guhuza n'abantu ndetse agahura n'abantu bose akabanyuzamo amaso, agashaka gukurura abantu ukwe ku giti cye. Yvette ashobora kuba umwirasi cyane cyane iyo ari kumwe n'abantu yumva ko batari ku rwego rwe. Yvette nubwo agira umutima mwiza, ashobora kuba umuntu wirebaho cyane. Mbere ya byose, icyo aha agaciro cyane cyane niwe ubwe ku giti cye. N'iyo akiri umwana, akenshi Yvette aba yigaragaza ko akunda kwishyiraho ndetse no kwifata neza cyane ku giti cye. Yvette iyo akiri umwana, akenshi uba ubona ashaka kugaragaza ko hari icyo arusha abandi bana. Aba ashaka ko ababyeyi be bakora iyo bwabaga, bakamubonera ibyo akeneye byose. Yvette yishimira kuba yaba ari imfura iwabo, kuko bimuha ububasha bwo kuyobora abavandimwe be uko abyifuza. Kuba yavuka ari ikinege, Yvette rwose ibi ngibi bituma arushaho kumva ko isi yose ari iye. Yvette akunda gufata inshingano, yishimira kubona abantu akunda ndetse agakunda kubana nabo uko abyifuza. Mu rukundo, Yvette azi kwirekura kandi azi gukunda. Yishimira kugira umukunzi wumvikana gusa nanone utishyira hasi cyane. Iyo umukunzi we akora icyo ashoboye cyose, ni ingenzi kuri we. Akunda ibirori cyane kuko bituma yigaragaza, yaba ku mpano afite cyangwa ku buzima, ndetse no kugaragaza ko azi kurimba. Mu mirimo Yvette yifuza gukora harimo ibijyanye n'imideri cyangwa se imitako, kwigisha, kwakira abantu, gukina filime cyangwa se ibindi bifite aho bihuriye n'itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Yvette iyo ari kumwe n'abantu atiyumvamo ashobora kwitwara nk'umuntu usuzugura cyane,
ni umuntu utihanganira gutsindwa kandi n'iyo akiri umwana aba azi gushyira mu gaciro. Yvette akunda kuba umuyobozi, akunda kandi gushingwa imirimo myinshi runaka, cyane cyane iyo ari wibazwa. Akunda gukundwa Yvette kandi akunda kugaragarizwa urukundo ndetse no kwishimirwa. Bimwe mu biranga Yvette ni umuntu wumva yayobora ndetse akayobora n'ababyeyi be. Iyo agize amahirwe akaba ari umwana wa mbere mu muryango, abo dukunda kwita imfura, abibyaza umusaruro kandi bose bakagendera ku buyobozi bwe. Yvette ahora ari mu myanya y'imbere cyane ndetse akunda kuba ari we ugaragara mu byo akora byose. Ngibyo rero ibyo twabateguriye ku miterere, inkomoko ndetse n'ubusobanuro bw'izina Yvette. Niba witwa Yvette uraza kutubwira niba uhuje n'ibi bintu, hanyuma nawe wundi niba hari uwuzi witwa Yvette uraza kutubwira niba ibi byavuzwe haruguru ujye ubimubonaho. Ndabashimiye cyane, njye nitwa Valens, iyi ya Rusa Valens TV, naho butaha mu kindi kiganiro. Ukeneye ko tugukorera irindi zina waritubwira muri comment, ubundi ukande subscribe, dukomezanye kandi dukomeze kuryoherwa. Murakoze cyane, Imana ibarinde.